nibwo yararangije kaminuza, yari afite CV nziza ndetse n'amanota meza, byombi byamwemereraga kujya gusaba akazi nta pfunwe. Yinjira mu muryango w'imwe muri kampani zari zikomeye mu gihugu. Interview ya mbere arayitsinda, bamusaba kuzagaruka nyuma y'iminsi 3 agahura n'umuyobozi mukuru mu yindi interview ya kabiri. Nyuma y'iminsi 3 aragaruka nk'uko byari biteganyijwe. Mu mbaga y'abantu benshi bari aho nabo baje gusaba akazi, umwana ukiri muto w'umusore yumva izina rye rirahamagawe, arahaguruka ajya guhura n'umuyobozi mukuru. Umusore akinjira mu biro asanga umuyobozi arimo aranyuza amaso muri CV ye. Umusore ati mwaramutse. Umuyobozi nawe aramwikiriza ati ndabona ufite amanota meza mu bigaragara, ni leta yakurihiye amashuri? Umusore ati hoya. Umuyobozi arongera ati ni papa wawe wakurihiye se? Umusore ati papa wanjye yitabye Imana ubwo nari mfite umwaka umwe gusa, ni mama wanjye wandihiye amashuri kuva natangira kugeza ndangije. Umuyobozi ati mama wawe akora mu kihe kigo? Umusore ati mama wanjye afurira abantu imyenda mu ngo, agenda azenguruka mu ngo abaza niba hari imyenda itameshe bafite, yayihasanga akabamesera bakamwishyura. Aho niho minervari yanjye yavuye. Umuyobozi abwira wa musore ati nyereka ibiganza byawe ndebe. Umusore arabimwereka, byari ibiganza byiza n'intoki nziza zisa neza zidafite ikibazo na kimwe. Umuyobozi ati waba se hari umunsi n'umwe byibuze wajyanye na mama wawe gufura imyenda ukamufasha? Umusore ati mama wanjye icyo yashakaga ko nkora kwari ukwiga gusa, yahoraga ashyize imbere imyigire yanjye, yahoraga ambwira ko kuzana amanota meza ariko kumufasha kuruta ibindi byose. Ikindi kandi mama wanjye niwe ubasha gufura imyenda myinshi kandi vuba kundusha. Umuyobozi ati ngaho genda uyu munsi usukura ibiganza bya mama wawe, uyu munsi umukarabye intoki, hanyuma ejo mu gitondo 2:00 tuzahurire hano mu biro byanjye. Umusore arasohoka, ariko asohoka yumva adasobanukiwe neza impamvu agomba koza nyina intoki, ariko nanone ataha afite akanyamuneza kuko yabonaga amahirwe yo guhabwa akazi asa nkaho ari menshi. Umusore ageze mu rugo koko nk'uko umuyobozi yabimubwiye, azana amazi mu kabase gato, azana n'isabune, asaba nyina ko yamwemerera akamwoza intoki. Nyina nawe yumva ntasobanukiwe neza, atunyoza intoki wowe kubera iki? Umusore ati mama ndashaka kukoza intoki. Nyina apfa kubyemera, ariko nanone akumva muri w'ibyiyumviro bye n'ibyishimo bivanze n'amatsiko. Aremera atega ibiganza, umuhungu we atangira kumukarabya intoki. Umuhungu atangira koza nyina intoki gahoro gahoro. Uko yoza nyina ibiganza, amarira atangira kumanuka ku matama. Umuhungu atangira kurira. Nyuma y'imyaka myinshi yari ishize, yitegereje bya biganza bya nyina, asanga byarasataguritse, byuzuye ibimeme, hagati y'intoki haratemutse kubera guhora mu mazi afura imyenda y'abantu mu ngo ngo abone amafaranga, umwana we abone uko yiga. Umusore abibonye atangira kurira, na nyina nawe atangira kurira, bombi batangira kurira. Umuhungu amaze koza nyina ibiganza, afata imyenda yari isigaye nyina yari atararangiza gufura. Umusore arayimesa arayirangiza. Umunsi ukurikiyeho bukeye mu gitondo ajya guhura na wa muyobozi. 2:00 za mu gitondo zamusanze imbere y'ibiro by'umuyobozi nk'uko bari babisezeranye. Umusore ageze mu biro ahura n'umuyobozi. Umuyobozi ati wakoze ibyo nagusabye? Mama wawe ejo wamwogeje ibiganza? Umusore ntacyo aravuga, n'ubundi abatangiye kurira. Yibutse uko yasanze ibiganza bya nyina bimeze, bituma yongera kurira nanone. Umuyobozi ati mbwira, ejo wabonye iki? Umusore ati nibwo bwa mbere nabashije kubona imvune n'ububabare mama wanjye yagize ngo nkunde ndangiza amashuri. Nibwo nasobanukiwe neza ubwitange bukomeye bisaba kugira ngo ikintu kigerweho. Wa muyobozi ati uwo niwe mukozi nanjye nifuza gukoresha. Ndashaka umukozi ufite ubushake, ufite ubwitange n'umuhate nk'uwo mama wawe yagize ubwo yakoraga ibishoboka byose ngo ukunde urangize ishuri. Umuyobozi ati ndashaka umukozi uzakora ibishoboka byose akitanga kugira ngo iyi kampani itere imbere. Umusore wasaga nk'ugifite agahinda mu maso katewe nuko yasanze ibiganza bya nyina byarasataguritse, intoki zuzuye ibisebe, yikiriza mu ijwi risa nk'iryuzuye ikiniga ati muyobozi nanjye nzitanga naho bidashoboka nzagerageza. Umuyobozi ati ngaho genda uruhuke, ubanze ushyira ubwenge ku gihe neza, witegure akazi hano gatangira 2:00 za mu gitondo, tuzahurire hano mu nama mumenyesha abandi bakozi muzafatanya akazi. Umusore ahabwa akazi atyo. Inama y'umunsi. Hari byinshi bigaragara, hari n'ibindi bitagaragara ababyeyi b'abamama bakora kugira ngo abana babo bagire aho bagera. Abamama barwanira abana babo ishyaka, baravunika, baritanga. Indoto zabo ni ukubona abana babo bavamo abantu bakomeye. Mu isengesho ryabo rya buri munsi ntibibagirwa na rimwe gusabira abana babo, ndetse rimwe na rimwe bo bakaniyibagirwa. Abamama bakwemera kubura byose ariko abana babo bakabona ibyo bakeneye.
twubaha ababyeyi, twubaha abamama, abadamu n'intwari z'imparirwa bigwi. Imana ihe umugisha abamama.